Hello, nizere ko rero mumeze neza kuri Adolphe Tech nk'ibisanzwe ikaze. Cameraman. Morning boss. Morning. Mumeze mute? Tumeze neza cyane. Tanza hangu makuru naye. Cameraman ngo mwibitse amakuru. Makuru hari. Utaro ukuru bwinshi hano kuva mwaje musobekerana. Makuru se. Reka mbere nuko turi bazima. Haleluya. Izera ko n'abadukurikira bameze neza. Ko nta swaba ubyukanye. Zirimo gahoro gahoro umuntu agenda ashyuhiramo. Ariko tekinike yawe yo gushyuhiramo ntabwo njye umuntu yabuze kugenda ashyuhira. Ariko na ashyuhira. Bibiliya yaravuze ngo bira cyangwa shyuha cyangwa ukonje. Ibyo bintu bavuga ku bintu bijyanye n'imico kandi ibyo ntabwo bijyanye n'umuco. Ndakonje ariko nshobora kuza gushyuhamo ukuntu gahoro gahoro. Dusuje rero abavandimwe bacu bari mu mpande enye z'igihugu cyacu, abatwegereye, abaturanyi, abagande, abanyakenya, abarundi ndetse n'abakongomani. Hanyuma twakambuka imipaka hirya yaho tugasuhuza abantu abanyafurika muri rusange. Abantu benshi bamaze kujya badukurikira. Hanyuma tugasuhuza ab'i Burayi ndetse Aziya n'Amerika. Muri iki gitondo rero turi kumwe kuri Adolphe Tech nk'uko twabivugaga, tukaba rero tugiye kurebera hamwe akabazo kuri ino mashini yacu. Iyi mashini yacu rero ifite ikibazo ifite nuko Windows yayo yakurashinze. Hanyuma hari ukuntu wenda abantu bajya bavuga ngo Windows yakurashinze, wenda bamwe ntibabyumvishe. Windows ni ukuvuga ko iba ifite uburyo ubundi Windows baba barayubatse, aba software developer bafite uburyo bayubatse, noneho ikagenda igatakazamo utuntu cyangwa se igatakazamo fichier ibisanganywe muri ya Windows. Ni ukuvuga ko rero imaze gutakaza ziriya fichier zayo cyangwa se ibyo navugaga ko hari soft ziba zatakaye cyangwa zariwe n'amavirusi kubera ibiri gukorera kuri internet cyangwa se n'ibindi runaka bishobora kuyangiza. Hanyuma ya Windows yacu imaze gukurashinga machine ihita yanga kongera kwaka, ukayatsa wayicana ikanga kwaka. Hanyuma rero ahangaha icyo kibazo tugiye kugikemura dukoresheje navuga nk'ibikoresho nka bini bitatu. Dufite umutwe, uyu mutwe ni umutwe iragurwa, nuko wenda utari muri case, imareze mu kaga case sindi kukabona ariko uburi mu ga case kawo. Hanyuma ufite n'umugozi wa USB ariwo ujyaho gutya. Hanyuma hano nkahita ncomekamo hard disk ibiri muri case mu gihe ugiye kuyikoresha kugira ngo uze gukemura ikibazo wahuye nacyo. Hano mfite flash, iyi flash disk iriho Windows. Bwashize turibukira mu mavideo ari inyuma, umuntu ari utarabisobanukiwe arasubira inyuma agiye kureba video abone uburyo twakoze Windows dukoresheje PowerISO ndetse na software ya Windows yari image. Ubu rero already image ya Windows iri hano, cyangwa se ya software ya Windows twamaze kwishyira kuri flash n'uyu mutwe turi bukoreshe. Hanyuma ikindi ni imashini dufite hano na hard disk iri inside turi buze kureba uko bimeze, hanyuma nkagenda mbasobanurira akantu ku kandi. Rero niba ari ubwa mbere ugeze kuri no channel, kandi subscribe ndetse share na like n'ingenzi. Hanyuma ikindi nuko uko turi bugende dukora iyi mashini biragusaba ko ukurikirana video yose kugira ngo uze kureba uburyo video yacu tuyisoza imashini yacu iri kwaka. Twagiye rero ahangaha turatangira twatsa ya mashini yacu navugaga, hanyuma turebe niki kiri kujya mbere kuri no mashini cyangwa se ni ikihe kibazo ifite. Urabona ko iratse nkuko dusanzwe tubimenyereye, cyangwa se abantu basanzwe bakoresha imashini nkuko babizi. Itangiye kurodinga Windows cyangwa se iri gushaka kwaka, ishaka gufungura Windows. Reka rero tuyitegereze hanyuma turebe ese iraka cyangwa se kiri bwake. Ariko laptop zijya zibikora ukabona umwanya umwe yari yakurashinze yakunaniye yanze kwaka,
wajya kubona ukabona umwanya umwe iratse. Icyo kibazo rero nikigarukamo tureka tuyikora nk'uko narindi kubibabwira. Tube dutegereje gato. Kameramani uri gususumira reka. Utaruye umwishywa. ahubwo se ntawe umugira. Ikibazo ngize ni ryari umenya ko Windows crashes? Windows rero kugira ngo umenye ko hari ikibazo yagize, urabona nk'aha ngaha iyi message ikiguha iziduye ino message uruvuga ko yananiwe gufungura iriya Windows. Urabona ko message yari kuduha ari kutubwira ko dukeneye kurestatinga machine yacu. Rero wari uri kumbaza ngo ubwirwa n'iki ko Windows yakurashinze. Urabona nk'ino message itangiye kumva iki nacyo ni ikintu kikwereka ko Windows nayo yamanze kugira ikibazo, kuko iri kubwira ko igiye kubikora, iri gupreparinga kurepara ya Windows ariko mu buryo buri automatic. Rero kubera iba ifite utuntu yataye, ntabwo ishobora kubasha gukora kiriya gikorwa yavugaga cyangwa se kurepara automatic iriya Windows nk'uko yabivugaga. Urabona ko igiye kudiyanyozinga iriya PC ari iyi mashini, hanyuma mu kanya buriya nabwo irongera ibyange. Hanyuma rero ikintu tureka dukora kugira ngo umukiriya wacu aze kugumana dokima cyangwa se doneze yari afite, kuko umuntu urumva mashine y'umuntu, abantu benshi, hari abantu benshi ubuzima bwabo bumaze kuba ibi bikoresho by'ikoranabuhanga. Noneho ya mashine yacu ugasanga niba igize ikibazo, harimo ibintu bye byinshi, bya bintu bye ugasanga bihuye n'ikibazo. Nanone nagira inama abantu bakoresha laptop ko byibura wagombye kuba ufite ka extra no ku ruhande, cyangwa se ibintu byawe ukaba wabibitse kuri ya parti itari se cya gice twebwe tutajya duformata. Amini cya gice duformata twebwe ntaba ari gubika, aho gukabika ku rundi ruhande ari rwo. Urabona ko nabwo irabyanze. Hanyuma rero reka tuyizimye, hanyuma dutangire bwa buryo twavugaga. Icyo navugaga nuko abantu bajya babika done zabo bakazibika kuri rwa ruhande rwa D, winjiye muri diske D ukajya kuri kiriya gice kindi cya kabiri, wenda ndibuze kubibereka. Hanyuma kugira ngo za done zawe cyangwa se biriya ububiko bwawe warabitseho biriya bintu byose warusanganywe, hanyuma ubone uko ubigumana, ugomeze. Niba na mashini igize ikibazo ariko uyikoreshe, ariko ntutakaze done zawe, ugumane ububiko bw'ibintu byawe wari ufite, kuko iyo utakaje done utakaje akazi, ibintu wabitsemo, amasouvenir yawe, amafoto, video z'ubukwe, ibintu nk'ibyo byose by'ingirakamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rero reka dutangire. Cometseho ya Windows yacu, urabona ko twacometse ya flash yacu, turategereje. Rero wenda iyi machine uburyo ziba zibutingamo, hari iyo ucomekaho flash igahita ikomeza igahita ijya kuri booting yayo. Iyi nayo urabona ko niko bimeze. Hano bisenza ubungiye muri ya Windows, ngiye kwestara. Aha ni ururimi, hari hano turi bihute cyane kuko twarabisobanuye ku buryo buhagije. Nuko nari nshatse kubereka kari akabazo uramutse uhuye nako, kugira ngo nabyo bitazagucanganyukisha ukibaza icyo wakora cyangwa se uko wabikemura. Hano ubwo nyishyize mu Cyongereza n'ubundi nkuko twari twabirebyeho bwashize tujya guformata ya mashini yindi. Hanyuma ahangaha ndagira next, hanyuma hano nze kuri install. Murihangana kugira ngo tuze gukurikirana video, kugira ngo ntimuze gucikwa, tugumane rwose. Murihangana gato dutegereze. Igihe dutegereje twaba tugira n'utundi tuntu tuvugaho. Imashini rero uba ugomba kuyikorera
isuku. Okay, hano irafungutse. Okay, hano nda acceptinga, ndahakosha kugira ngo inyemerere hano impe next, hanyuma ninjiremo, hanyuma ndaza hano rero kuko hejuru ho ntiyahundira. Urabona ko ahangaha ngeze kuri cya gice cyanjye. Ubu ni ukuvuga ko ahangaha iyi primary niyo yase navugaga, niho nakagombye guhita nestara Windows. Urabona ko n'ubundi ahangaha iyi ifite 291 ni ku 170 nayo bari bayigize primary, ariko iyi ngiyi niyo ibitse ibintu byinshi. Bivuze ko ya Windows yacu yari iri kuri iki gice, ariko witegereje kuri iyi 291 urabona mpakosheje, yakagombye kubinyemerera nkagenda, ariko ntiyanyemerera kuko hano niho hahandi hariho bwa bubiko. Aha rero ni reserve ya OEM, ni karaga soft kaba kari kuri Windows, niho haba hagiye turiya tuntu tundi dushobora gutuma iraninga. Ahangaha rero kuri iki gice naho ntabwo inyemerera ko nshobora kuyiforomata, kandi niho hariho niyo yase yacu, ntabwo inyemerera ko ni foromata. Urabona ko ngo Windows can't be installed on driver, hanyuma ikambwira ibi, ikambwira ngo ningire details, ariko ntigire ikintu imbwira, ikansubiramo bya bindi n'ubundi. Rero ni ukuvuga ko iyo bigenze gutya ikintu uhita ukora, kuko ubu ntabwo iri kunyemerera guforomata, kuko ya disk yanjye yakurashinze, urabona ko itari kubyemera. Ikintu rero hano mpita nkora, nibyo nashaka kubasobanurira. Ahangaha sinabasha kuyestara kuko Windows ntago yagenda. Wenda reka mbereke kugira ngo urabona ko ntinyemerera. Ari aha naho ntiyabyemera, ari aha naho ntiyabyemera, nubwo nkifiteho dokima zuriya muntu nari ndimo mbereka ko idashobora kubyemera. Hanyuma rero mpita nkurozinga iki gice nari ndimo, nka kwitinga, hanyuma nkasohokamo. Ikibazo hari birenze. Yego. Ese kubera icyo utasiba ibintu biriho kuri partition imwe, ndamutse mbisibye rero naba mpombye dokima za wa muntu, kuko niba wa muntu yari afite dokima akaba yarazifite nko kuri desktop no kuri kiriya gice kindi afiteho dokima, naba muhombeje. Niyo maze kubisiba biba bigiye. Kongera rero gushaka kubikorera recovery, wishyura software ikagurwa kandi biranahenda. Ukuvuga impamvu utabikoze kugira ngo keeping document z'undi. Yego, ndamutse nanayisibye n'ubundi ntabwo iri mu nkundire kuyinstall ko yakurashinze. Biri busabe ko iriya disk nza kubanza nkayiteranya, hanyuma nkaza kongera nkayikata nyuma. Ubwo rero kigero bigenza gute? Nibyo ngiye gukora. Ndi guclosinga ya ntuza nari natangiye yo gukora yo kwestara, hanyuma ndayizimya, shomoreho charger, ndayizimya nkoreho na ya flash, hanyuma ese bisabye gukora charger ntabwo nshobora gukora gufungura laptop cyangwa se gufungura imashini yanjye irimo charger, harimo umuriro. Ese kuti ntashobora kwibeshya nkaba nkoze short y'amashini yanjye ikaba irahiye. Nkaba nari nzi ko ngiye guforomata imashini, ahubwo bikarangira ya mashini yanjye nyijimije, hanyuma namara kuyizimya hatangira guhura n'ikibazo cyo guhangana n'umukiriya. Hano rero utuvisi ko twari tukirimo turinjiramo, rero ndimo ndashaka kujya gukuramo hard disk yacu ngo tubanze mbereke uko dushobora gukora kopi yacu. Iyi mashini rero uburyo ifungukamo ni ubu. Iki gice cyo hejuru kiriho keyboard na mouse na keyboard, mouse na touchpad, byose biri hano hejuru. Ubwo kiviraho ku gice cyo hejuru biterwa n'ubwoko bw'imashini. Ya hard disk rero iyi rero hard disk nshaka kuyikuramo, hanyuma ubu nonaha hano ntabwo ntikeneye, ahubwo ndahindura mfate wa mutwe wacu, hanyuma ucomeke kuri ya hard disk,
hanyuma ndahita nza ku mashini noneho iri kwaka yacu. Reka dukorere hano kugira ngo bize kuba bigenda neza. Urabona ko namaze gucomeka, tuzamure urumuri kugira ngo ya mashini screen ize kuba igaragara neza. Okay. Hanyuma ya hard disk yanjye kuri wa mutwe wanjye, uyu mutwe ikintu ugiye kumfasha iyo mucometseho data zari ziri kuri no hard disk cyangwa se amadone yanjye, ibintu byose biriho hano ndabireba nkabibona. Kuvuga ko namaze kuyicomeka already. Ndategereza rero yake igende, hanyuma mfungure hano kuri PC agiraza. Urumva ko rero ino hard disk hari akabazo yari yagize, urumva ko rwose irananigira, ushobora kuba yari yagize ikibazo. Urabona ko ya hard disk yanjye iraje hano irafungutse, aka ni ka gace kari reserve, hanyuma iyi ni ya hard disk yacu. Aha rero iki gice nicyo cyari kiriho bya bintu byacu. Urabona ko bise mpinguka ku bintu bye yabitse kuri ya hard disk. Ibi bintu rero byose ni urugero ngiye kubaha, wenda kugira ngo video ize kwihuta itaza kubabana ndende. Nkora nkereye folder, wenda urugero reka nyite FG, hanyuma nkayemeza kugira ngo nze kuba nkopiya ya folder yanjye nini. Hanyuma ndafata utu tuntu, wenda reka nkopiye dukeya kugira ngo video yanjye ize kugenda neza, ibindi ndibuze kuba bikora nyuma. Ndaterura ya folder yanjye nkopiye bya bintu ndi gukuraho. Ubu ni ukuvuga ko ndi kugenda mbika utuntu twe na dokima ziwe yari afite. Ni ukuvuga ko iyi ni desktop, urabona ko ni from desktop, ni utuntu twe yagiye abika n'ubundi bigaragara ko hari umuntu yigeze kumuformatira n'ubundi. Ibi rero ni byinshi kuko urabona ko imbwiye ko umwanya ari mutoya. Hanyuma aha ni nko mu ndirimbo, reka ndebe ibintu bya biri dokima. Bwari uburyo bwo kubereka ibintu uko turi bugende tubibika. Urabona ko kari akadokima nako kageze hariya. Rero ni ukuvuga ko maze kubika ibi bintu byose, maze gukora bwa bubiko bwanjye, urabona ko ngizi za dokima cyangwa se ka kadokima nari nafashe. Urabona ko nshomoyeho external, hanyuma ya FG ngiyi ngo turiya biriya ibintu bye ndabisigaranye yari afite. Ubwo rero ni ukuvuga ko noneho ikiba gikurikiyeho maze kubika za dokima ziwe na bya bintu bye yari afite, nari ndi kubereka uko mubigenza. Ndagaruka nongere nsubizemo ya hard disk yacu. Ya hard disk yacu ngiye kuyisubiza muri ya mashini yacu. Ubwo namaze gukopiya rwari urugero, namaze gukopiya bya bintu byose nari ndi gukuraho. Ubonye ko mberetse utuntu duke kugira ngo tuze kubasha kugendana, video itaza ndetse no kurambirana. Namaze gusubizamo ya hard disk yanjye, ndetse ndasubizaho na ya cover. Iyi cover twibukiranye ko irimo switch on, ngiyi nako kagozi aho gatunguka, ikabamo na mouse na keyboard na touchpad. Ngiyi ndacomeka, ngiye gucomekamo rero utu tugozi twa turiba twanjye twa turimo switch on ndetse na ya touchpad. Hanyuma ubwo ndahita ntangira noneho guformata ya mashini yanjye nta bwoba, kuko dokima twazibitse z'umukiriya ziri hariya mu mashini iriya nari mfite mbere. Ni ukuvuga ko rero amaze kubika. Ushobora no kuzibika ukoresheje external, si ngombwa ko uzibika ushyira ku mashini, cyangwa se niba ari utuntu dukeya ukaba wadufata ukadushyira kuri flash disk. Hanyuma ndacomeka n'aka ngaka nakagiyemo. Hanyuma ikindi ndasubizaho ya keyboard yanjye, keyboard
ya keyboard yacu. Voilà. Ya keyboard yacu nayishobejeho. Kari tukiri kumwe cyari kugendana, hanyuma ndasubizamo bateri cyangwa se battery wabivuga kose ikibazo bateri yacu. Hanyuma rero kuko mba ngiye guformata, ikindi kintu ntagomba kwibagirwa, mba ngomba gusubizaho charger kugira ngo ntaza kuba ndi guformata umuriro ukaza kunshirana wo muri ya laptop yanjye, hanyuma ikazima ya Windows nakoraga ikaba irangiritse. Nongera ncomekeho ya flash iriho Windows, ibi twarabyiganye, akeka twarabyiganye, hanyuma nongere natse nakije ya mashini nanone. Turategereza ko iyo iri guhita ibootinga, byari biri muri settings yayo. Ubu turategereza rero. Bicyanye ko flash iriho image nayicometse, ndetse na ya hard disk nayishubijemo, kiraho na charger. Turategereje rero banze irodinge ya Windows cyangwa se ya image nari imaze gushyiraho. Turategereje, urabona ko irafungutse. Ubwo nanone ngiye gutangira nk'uko nari ndi kwesta, hanyuma turashyira mu cyongereza nk'uko twari twarabivuze na mbere. Hanyuma hano tuze kuri install. Ni nk'uburyo twabikoze nanone bwashize, nk'uko twari turi guformata dukora ya Windows yacu, cyangwa se uburyo twaformataga imashini. Ndakeka hari mwese mubyibuka uko twabigenje. Turategereza rero ho gatoya. Tegereza ho gatoya. Okay, hano rero ndakosha hano kuko bwa mbere nari nabiberetse. Hanyuma nze hano kuri iki gice cyo kwestara, hanyuma ndahita nza hano. No kuvuga ko rero ya disk yacu tugiye kuyiterateranya, kuko utuntu twashakagaho umukiriya ngewe buriya utuntu yari yansabye twari turiya gusa. Naberekaga ibintu byari biriho, ibindi byose yambwiye ko abifite kuri external. Ubwo turiya tuntu yashakaga dutatu nitwo nafashe, hanyuma turaza hano iki gice turagisiba. Ubu tugiye kuyiteranya kuko yari yatwangiye. Kiriya gice ndagisibye, hanyuma ubu niki ngiye kugisiba kugira ngo nze kubasha guteranya ya hard disk yanjye. Iki gice ndagisiba nacyo. Ubwo ni ukuvuga ko ibi bintu ubisiba ari uko wamaze kubyemeranya n'umukiriya, yakubwiye ko, cyangwa se n'umuntu ugiye gukorera imashini yakubwiye ko yemera ko ibyo bintu nta kibazo abifite, cyangwa se akakwereka ibyo akeneye uri bufatemo. Hano rero urabona ko disk yanjye ni 465, ubu ni 5 GB, ifite giga 500. hanyuma aha ndayisiba rero. Ubu rero ngiye kuyikatamo kabiri kuko namaze kuyiteranya hariya. Ngiye kuyikatamo kabiri rero. Windows, iki gice cya desktop tubona nicyo kibaho ya Windows, ni nacyo ya Windows iraningiraho. Iki gice nicyo iraningiraho. Bivuze ko rero mba ngomba byibura kukigira kinini, hanyuma agasigarana n'igice cy'ububiko ashobora kubikaho, kimwe navugaga cya D tudaformata. Ariko buri urabona ko nayiteranyije kuko yari ifite ikibazo, sorry, kandi ntari kubasha kubikemura, yari yanze kuharenga hariya. Rero reka igice kimwe kiri bujyeho Windows nkigire
giga 250. Ubu ndahita nshyiramo hano, urabona ko iyo ibibara muri megabyte ndashyiramo 250 megabyte, ubwo ni ukuvuga ko ari giga 250. hanyuma ndapurayinga, ubona ko ndapurayinze, ndategereje. Okay, urabona ko rero ya disike dire yanjye nyigabanyijemo 250, ihisemo 244. hanyuma iki gice urabona ko kiri unallocated kidafunguka, ni cya kindi gisigaye. hanyuma urabona ko yahise inyemerera ko ngiye gukomeza gukora kwestara Windows. hanyuma irestara Windows yanjye buriya itangiye gukopiya, hari hano twarahize bihagije. urabona ko iratangiye, hanyuma tugiye gutegereza irangije iki gice, hanyuma inafunguke, hanyuma dukomeze turebe imaze kurangira, tugarure twa dokima twa wa muntu twafashe, tugarureho, hanyuma mashine ye tuyimuhe ewana imeze neza. Reka rero dutegereze mashine yacu irangire. Ariko kameramani, amahoro waje gushyuhiramo se? harya ngo byita gushyuhiramo? ikirere kimeze nabi hano hanze, akazuba karashe ariko hari akazuba keza. turi mu nzu. Urakonje? ni ugushaka rero uburyo tugira aka AC, aka air condition, akantu gashyushye rero ko muri ino minsi bari kuvuga ko abantu b'abasore mutagomba kunywa ibintu bishyushye cyane, ntabwo ari sawa. ugomba kunywa ibintu biri muri moyenne. icyo ni ikimenyetso cyo kwimana. Oya, ntabwo yakwima. usunze anywa amata ndi umusaza ntabwo nakwima rwose, kandi uri umujyambere. turategereje rero, urabona ko Windows yacu iratangiye, iri kugenda. urabona ko iri kugenda. aha rero murabona ko tugeze kuri 28%. turagenda wenda tumera nk'aho tugenda twihutisha gato gato kugira ngo ntibize kuba birebire cyane. murabona ko tugeze kuri 30%. ahangaha rero naho rero urabona ko igeze kuri 70. turacyategereje irangize kwesitara Windows. buriya iracyari gukopiya fayilo za Windows kuri ya hard disk, iri gukopiya za fayilo cyangwa se kwesitara ya mafayilo atuma Windows iraninga. hanyuma rero turacyategereje ngo isoze, tutegereze. rero urabona ko noneho tugeze ku 9/6. twagiye tugerageza kugira ngo video itaza kuba ndende cyane. hano murabizi ko ihamara hafi iminota nka 40 cyangwa 30. twagiye tugerageza nka akavideo kabe gakeya. turategereje rero isoze. Cameraman, ngo ejo bundi tube twasuwe n'umusitari wa Taje. bamwita Aisha Speed. ariko nabonye umwana mwiza. igitangaje nuko akiri muto, uburyo bwana bwiza ntabwo icyo uvuze ko gitangaje nuko nyine akiri umwana muto, kandi urebye icyubahiro ahabwa ageze ahantu, ibyo akora ku myaka ye mikeya, biragoye kubona. twebwe akenshi rero tubimenyereye ku bana bakiri bato b'abakobwa, ariko kubona ufite umwana ufite imyaka 20 ariko rero aragoye ko ufite amafaranga
Ikofi. tuzapfa tutanakorera ikofi afite ikofi afite ikofi kandi akesha imbuga nkoranyambaga mu buryo izi mbuga nkoranyambaga rero tuzibyaza umusaruro abandi bari kudukirana mu buryo yazibyajeho umusaruro mu buryo bugaragara. Ugasanga umwana w'imyaka 20 aragera ahantu abantu isi yose si ahantu hamwe isi yose kuko yaravuze ko azatembera ibihugu 28 bya Afurika. Abana ntabwo baba bagukurikirana bajya bamenya kubyaza umusaruro amahirwe babona cyane cyane. ni ukuri ikintu wenda nabwira abantu dukoresha ku ma YouTube turi kureba iby'abandi ariko bakaba dukorera ibyacu nabo bakaba bibyara umusaruro tureba ariko n'abandi bareba bikabyara umusaruro. aha rero urabona ko ya Windows imaze kuba imaze gukorwa hanyuma igiye kongera yake. Reka noneho tudakonekitaho flash ikaza kuyifata. Turategereza rero tumaze kwesitaraho Windows. Ubwo ikintu kiba iyo Windows imaze kujyaho mashini yacu imaze kwaka hakurikiraho kwesitaramo ama app cyangwa se izi application zindi zidufasha kugira ngo tubashe kuyikoresha kuko tuba dukeneye urugero ama office, tuba dukeneye VLC, tuba dukeneye browser. Utwo tuntu twose rero tuba dutegereje dutegereze yake rero. Nonese Christian ibintu by'imbuga wari uri kuvuga ngo nasoje ariko ibi bintu byaraje birahari ndetse tugomba kubibyaza umusaruro kuko nizo nyungu dufite tugirirwa amahirwe. ariko wari uzi ko hari ibindi bihugu bidakoresha zino mbuga nkoranyambaga? Ubushinwa se burayikoresha? na Koreya bafite imbuga zabo bakoresha. Okay, urabona ko usibye ubundi twari twakoronijwe ubona ugira nk'ubu ngubu bivuga ko ngo Aisha Speed ari mu Rwanda ngo aba content creator benshi ngo barakennye kubera ikibazo cy'ururimi ariko wowe communication nyine ngo ntabwo bazi icyongereza neza. aba content creators bacu dufite inaha ariko se kutarumenya ubundi nta nicyo binatwaye ntacyo bitwaye kuko nawe ntacyo azi. So twebwe nyine ibihugu turimo bidutegeka Ikinyarwanda. Okay, hano rero murabona ko karagaciyemo turi kuganira kugira ngo n'akazi kabe kagenda. Ahangaha rero ndafata hano ufite external ya iriho software ya kuyicomeka hanyuma kirimo browser nestaremo drivers hanyuma tumara kwestaramo drivers mashine yacu irahita ni ya external yacu tuyicomekeho hanyuma dukureho soft. bagira ibona mashine ariko nanone ikindi turareba ese ubundi ko kiri kugenda gahoro turebe niba tugiye kureba rero iyi mashini ingana gute. hano right click muri property yambaye kane enter zero 64 bit. rero reka dushyiremo akadrivers katari mu iremere n'ifata disketire. Okay, hano yaje. Okay, naza hano muri software
niho habitse ibintu byanjye byose, hanyuma nze kuri ino drivers yanditseho 15, nze hano kuri ino CDI, hanyuma ndayifungura. Okay, hanyuma ndategereza gatoya, hanyuma ndaselectinga all. Ibi bintu byose ni ibintu ibigiye iri kubura biba bitari gukora neza, noneho ndakora install. Hanyuma icya kabiri ngiye gushyiramo browser. Iyo mashini gukundiye ubitwarira rimwe, ubundi buri kintu mbere y'uko iyi mashini indi kurashinga, mashini yacu twaboneka ari 64 bit, ndashyiramo VRC ya 64 bit, ishyizemo soft ziri compatible nayo, ibyo byiza. Yego, ikibazo cyawe nakigeze. Iyi mashini mbere y'uko ikurashinga kuriya tweretse iriya window yayo, mbere y'uko ikurashinga ntiwoninga umuntu hari utumesaje igenda iguha, nuko wenda tutajya tubikurikirana. Hari akamesaje gakunda kuza kakubwira ko Windows Security ifite ikibazo. Iyo Windows Security rero yatangiye kugira ikibazo, ubwo Windows Security ni buriya buryo ino Windows yirinda kugira ngo itatakwa n'amavirusi cyangwa ibintu biza bikora byice soft. Ibyiza rero nanababwira nuko buriya ubu bwirinzi bw'imashini ni nabwo bwirinzi bwiza kuruta ko abantu bakunda kujya kuvuga ngo bagiye gushyiramo antivirus, kuko antivirus nazo ubwazo twabonye ko hari ibintu byinshi zigenda zitwangiriza. Ushobora kuba ufite document ugafata imashini yawe ukayishyizemo Kaspersky yamara kujya muri ya mashini, iyo yihuye na document cyangwa igahura na done zawe zifiteho virusi, Kaspersky ihita irya fichier yose. Sinzi niba biri kumvikana. Niba mfite fichier yari iri hano ikaba irimo akavirusi, dufate wenda urugero, reka nse nk'ukereye agafota mbereke wenda uburyo biba bimeze. Wenda tubare iyi fichier cyangwa se iyi folder nkoze, iyi folder yanjye irimo document, irimo ibiki, irimo tatata n'amafoto n'ibiki. Ni ukuvuga ko ninatakwa na virusi muri ino folder, Kaspersky yo ntabwo yibitoranya kuvuge ngo muri iriya folder harimo agafishiye runaka gafite ikibazo, byo ihita igenda ugasanga iyi folder yose yayangije, yayiriye yose uko yakabaye. Ubu twari tumaze gushyiramo none se ni gute nicyo wakora bitangiye kuguha warning, kuko mbere yuko bigera aho ngaho uko ngo bitwaye umwanya munini, n'umukiriya nawe biri bumuhende, noneho nk'umuntu ushobora kuba uri mu rugo utari umutekinisiye cyangwa umutekinisiye, ni gute ashobora kwirinda icyo kibazo? Icyo kibazo rero iyo mashini yawe ikibasha kwaka, ikiri kwaka, wakarebye umu IT akagufasha, cyangwa se nawe waba ubishoboye mashini yawe iri kuri internet ugahita uyifata ukajya muri Windows Security ukayigira active. Birumvikanye? Windows Security wenda reka mbere nk'ababirebaho gatoya kugira ngo wenda tuze kuba turi kumwe neza. Hano muri settings, hanyuma nze hano, sibyo, hano muri update security, hanyuma iyi window defender ikora nka antivirus y'iyi mashini. Uza rero hano kuri urabona ko real time protection ahangaha irafunguye, utu twose bisaba ko utu twose two muri window defender udufungura, hanyuma ugahita updatinga, ugascanninga. Hano bari kukubwira ngo scanning offline kubera nta internet iri, ariko iyo hagiyeho internet tubwira ko scanninga online. Ukuvuga ko iyo scanning rero iri online, iyi window defender ifite uburyo bwayo ikoranye, uwakoze machine yari yabitekereje, hanyuma ya window defender igakora nka antivirus
uko ugiye kuyikoresha yaba ari online, ukaba ufite antivirus bipfuru nta kintu gishobora kuyimeneramo. Sinzi niba usubije. Ese hano handitse window update ho ntabwo wakoresha? Naho hoya hari window update ntabwo wakoresha kuko uba ugiye ku updatinga Windows, kandi twari dukeneye security ya Windows. Birumvikanye? Birumvikanye. Nkeka ko hari wenda ibibazo ugiye ufite wagiye bibariza n'abandi baba bagiye basubizwa. Ubu rero tugiye gushyiramo browser yacu, reka tutegereze gato zifunguke. Browser yacu dushyiremo Opera, Opera mini. Okay, accepting it. Ndikishyiramo Opera mini, hanyuma ikindi hano zafungutse ari ebyiri, nakizamo zahita zifunguka zose, hanyuma ya Opera mini yacu urabona ko irafungutse. Hano hariho network, nahita browsing nta kibazo. Hanyuma next ndashyiramo wenda n'uburyo bwo kugira ngo bworohere bwo gukopiya, gufata ikintu agiye gukopiya cyangwa se agiye kugikura hamwe gishyira ahandi. Ndashaka super copy. Okay, super copy ndayinstalamo nayo ya super copy yacu, and then nayo urabona ko nayo iri kujyamo. Yamaze kujyamo nayo already. Hanyuma ahangaha nsigaje ndi kuri graphique. Iyi graphique rero niyo igaragaza uburyo iyi screen iba irebamo, uburyo nshobora kuzamura urumuri nkaba narugabanya. Ubu ntabwo yari yayishyiramo, nkaba nazamura urumuri nkarugabanya. Graphique ni ukuvuga ko iki gice igezeho nacyo kiri mu bice by'ingenzi, kuko iyo graphique imaze kujyamo look ya screen y'uburyo ibintu bimeze muri screen biba bigaragara. Reka dutegereze uze kureba nk'ibi bintu byari binini, nimara gushyiramo graphique yigiyemo neza uhita ubibona ko utuntu tubaye dutoya ndetse tukagaragara turi finyore ukuntu. Iyi mashini ifite graphique nandi uyifata ugahita ushyiraho HDMI ugahita ucomeka kuri screen yindi, cyangwa se ugashyiraho VGA ukaba wayishyiraho kuri projector. Idafite rero iyi graphique itari installé neza ntabwo bikunda. Niyo mpamvu ujya ubona umuntu akakubwira ngo nafashe imashini yanjye kwishyira kuri screen, ibintu byari biriho ntibyahita bizamuka ngo bize hejuru kuri screen. Donc screen ibi displaying. Turategereza rero hariya igeze hano kuri graphique irahatinda. Mu gihe ikihatinze reka okay, ubu gutya yahavuye. Urabona ihise igabanya n'urumuri, éclairage ihise igabanuka, ndetse look y'ibi bintu irahindutse. Urabona ko mu kanya nongezaga urumuri ntirugabanuke, ariko hano ruri kwiyongera. Ubu ni ukuvuga ko hano nari ndi kwestaramo graphique. Ni ukuvuga ko rero aha handi ubwo imaze gushyiramo graphique yacu yarenze. Noneho ndagabanya ibi bintu ukuntu bigaragara. Ngiye nkunda utuntu duto, ariko umuntu aramutse afite ikibazo cy'amaso ashobora kubyongera. Urabona ko ntugize dutoya, sinzi niba ubona itandukaniro. Hanyuma ahangaha graphique yacu irarangiye. Ikintu nagiye gukora, urabona ko gutya mfunguye haragaragaraho ya hard disk yanjye, hakagaragaraho na ya disk ebyiri, kandi mwibuka ko twayikasemo kabiri. Indi imwe yabaye unlocked, indi isigara iri locked. Rero turajya kuyishaka hanyuma tuyanlokinge kugira ngo nayo
ajye ayibona. Ndacamo hano muri manager, sinzi niba ntihusa hari wenda ku bantu turi kumwe. Ndaca muri manager, nkora hano, nkora right click, nkaza hano manager, hanyuma ngategereza igafungura kuri manager, nkaza hano kuri disk management, ngategereza. Okay, urabona ko yayindi iri unallocated, ni ukuvuga ko iyi ntabwo ifunguye, ntabwo iri gukoreshwa. Rero urabona ko iri black, ntabwo isa n'iri blue. Rero ngiye kuyifungura, n'ubundi ndakora right click, hanyuma nkore new simple volume, ni volume, hanyuma next, hanyuma finish. Ni ukuvuga ko ya hard disk yanjye nayo ya kabiri ndayifunguye. Urabona ko hano isimbira ko ikiza kuri screen, bivuze ko imaze gufunguka. Nsubiye inyuma gutya, urabona ko na ya hard disk imwe navugaga nzagira ububiko bwiwe ku buryo atakongera guhura n'ikibazo runaka, nayo ndayifunguye. Hanyuma mashine yacu irasojwe. Hanyuma ikindi kintu wenda nari ngiye gufungura, nayi guhindura iyi look y'idirishya rya Windows, ntabwo mbere kubona itakiramo iyi ngiyi, niko mbona kamerera neza. Hanyuma mashine yacu, ubwo ikintu gikurikiyeho ngiye gucomekaho ya external, hanyuma nsubizeho dokima ziwe. Ni ukuvuga ko dokima ziwe ngiye kuzisubizaho, dokima ziwe. Dokima ze rero ziri muri no folder. Utu ni tumwe cyagenda mfataga, ndadufata rero hano kuri desktop, kuko n'ubwo twahoze bari yansabye ko dushyira mashine rero yacu. Turasoje ahangaha. Iyi ni internet, urabona ko irafunguka igafata wifi, hanyuma graphic iragaragara neza. Nshobora kugabanya urumuri nkarwongera, murabibona. Bivuze ko mashine yacu rero ubu ngubu iri amboneta, cyangwa se iri mu gihe ifite ubuzima bwiza. Turashoje rero cameraman, turasoje. Niba nta kibazo bariza bagenzi bawe, wareba no muri comment ukareba niba nta kibazo kirimo. Nta kibazo. Okay, nakagaruka rero kuri Adolphe Tech. Ciao ciao.